Umugore mu byanditswe byera ashushanya itorero. Ibyo tubibona mu magambo menshi atandukanye mu byanditswe byera, aho byagiye bisobanurwa ko umugore ari itorero. Nkuko turi mu kiganiro cy'amarenga ya gihanuzi, iyo birivuze umugore, hari aho ivuga umugore usanzwe, ariko kandi ikongera ikavuga umugore ivuga itorero. Tubibona mu magambo Pawulo yanditse, aho yabyanditse mu gitabo cy'urwa kabiri rw'Abikorinto, igice cyaho ni icya 11, umurongo waho ni uwa mbere kugeza ku wa kabiri, ati: icyampa mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyaboneka munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Pawulo yafashe itorero arigereranya n'umwari, maze avuga ko arifuhira ko ashaka kuzarishyingira Kristo ritunganye, ari itorero rizima. Ubwo rero umugore ashushanya itorero, kuko abo yabwiraga harimo abagabo n'abagore, ntacyo bitwaye uri umugabo uri mu itorero ukitwa kuko ubaye umugore, ni ukugira ngo Kristo abe umutwe kandi atubere byose, nk'uko umugabo ari we mugenga w'urugo, noneho Kristo agenge itorero. Umugore nanone tubibona mu gitabo cya Yesaya, igice cyaho ni icya 4, umurongo waho ni uwa mbere, hadusobanurira nanone ibijyaniranye iyo arenze umwe, ndetse ibyo byo bishaka kuvuga amatorero yabaye menshi kandi nta nzira nyinshi zigana mu ijuru, ni ukuvuga ngo ni amadini uko biba byagenze. Reka dusome mu gitabo cya Yesaya igice cya 4 dusobanura umugore. Turi mu marenga ya gihanuzi, haranditswe hatya hati: uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe, bamubwira bati: tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko duhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubwa rw'aba bantu. Ahangaha ijambo ryitwa yenda 7 tuzarigeraho, ariko aho nshaka kuvuga cyane ni uko ari abagore benshi. Namwe murukumva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bavuze ko bazitungirwa n'ibyo kurya byabo. Siko byanditswe mu gitabo cy'Itangiriro, ahubwo biri mu marenga ya gihanuzi. Mu gitabo cy'Itangiriro handitswemo kuko umugabo azatutubikana agashaka umutsima. Ibyo ni ibigaragaza ko umugabo atunga urugo, ariko abangaba baravuze bati tuziyambika, tuzishakira ibyo kurya byacu. Ibyo ni ibigaragaza rero abagore ubwo babaye benshi, ni amadini, ni amatorero. Ubwo noneho rero Bibiliya ivuze umugore, ibivuze itorero ry'Imana, kandi yababa benshi bakaba bivuze noneho abandi andi matorero, cyangwa se ikabivuze amadini ariho hirya no hino atandukanye. Mu gitabo cya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 14, naho hatubwira ibijyaniranye nuko Imana itubera umugabo, natwe tukaba nk'uko umugore abana n'umugabo. Reka tubisome mu gitabo cya Yeremiya 3 umurongo waho ni wa 14, handitswe amagambo akurikira nsoma: nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, ni ko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo, kandi nzabakuramo umwe mu mudugudu na 2 mu muryango, mbajyane i Siyoni. Imana igaragaje ko ariyo mugabo, naho abagize itorero abayumvira bikagaragara ko ari umugore. Umugore rero mu buhanuzi, umugore mu marenga ya gihanuzi ashushanya itorero. Imana iduhe kuba mu itorero ryayo, kugira ngo tube umugore ukundwa, twe kuba mu bagore kuko bishushanya amadini. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.